Bakunzi ba Kamanzi Official twongeye kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye, mukomeze muryoherwe na weekend. Reka dusaba batarakora subscribe muyikore, hanyuma dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro bitandukanye mu bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga muri Pi Network ndetse na Ruby Network. Uyu mwanya rero tubazaniye amakuru meza cyane nk'uko bisanzwe yo kubafasha gukomeza kumva agaciro ka Pi Network, tudasize n'izindi cryptocurrency cyane nka Ruby Network. Reka mbanze mbibutse ko ushaka kuregistaringa ari ubwa mbere muri Pi Network ajya kuri Kamanzi Official akareba ikiganiro nimero 148 atasimbutse umunota n'umwe kikamufasha. Hanyuma ushaka kuregistaringa Ruby nta makosa ushyizemo rwose, kimwe no muri Pi Network, kuri Ruby ho ureba ikiganiro nimero 219 kikagufasha. Ibindi tuzajya tugenda tubyiga uko iminsi igenda iza bitewe n'ibikenewe. Ubu ngubu turi kubijyanye no kuregistaringa kugira ngo mwinjire munyamuna hakiri kare batarafunga amarembo, kuko isaha n'isaha nko mushobora kujya kumva mukumva ngo byahagaze, kuko abantu benshi bamaze kubimenya barajoininga kandi ni ingenzi cyane. Mukumva rero yafunze imiryango. Ugere itarafunga imiryango, ufite Ruby zingahe, ufite Pi coin zingahe. Mbonera kubwira abantu bashaka gukora KYC ya Ruby, hari icyo bigusaba. Hari ibintu bitatu by'ingenzi bigusaba. Cyambere bigusaba kuba mininze nibura inshuro 30. Icya kabiri kuba ugwije nibura Ruby 30. Icya gatatu kuba ufite notification cyangwa se ubutumwa bukwemerera gukora KYC. Tuzagenda tubyiga nabyo murebe uko ubibona cyangwa se uko ubimenye. Niyo mpamvu nkubwira ngo ntugakure urushinge kuri Kamanzi Official. Nigeze kubivuga ariko n'ubu ngiye kubisubiramo nuko abantu bagira ngo wenda niho honyine tuguha amakuru ya Pi na Ruby atarimo iki ivumbi cyangwa se ibinyoma. Uyu mwanya rero tubazaniye iki? Tubazaniye amakuru y'ingenzi ya Pi Network ku bigo bibiri by'ingenzi bikoresha mu kwishyurwa mu bicuruzwa na service byayo. Ibyo bigo ni ibihe? Nkuko mubibona kuri description, ibyo bigo ni ibyo ngibyo ayo mazina, ariko cyane musome birambuye amakuru kuri ibi bintu ngiye kubabwira. Dore link ngiyo muri description, yego murayibonamo, musome link ngiyo, musome muve imuzini muzingo. Mbere na mbere ni ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Zaito. Zaito ni ikigo cy'ubucuruzi gicuruza ibintu bijyanye n'imodoka, ubutaka, kuzikodesha, gukodesha ibyo byose ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Hanyuma ibi ngibi ni muri leta ya Florida, mu majyaruguru muri leta zunze ubumwe za Amerika, sinibuka amerekezo yayo. Ni amakuru avuga ku rwego rushya mu gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga rya cryptocurrency mu rwego rw'imari. Urugero ni iki kigo cy'imodoka cyitwa, reka tubanze iki ngiki cyitwa Chubb Motors, giherereye muri leta ya Florida. Cyatangiye kwemera kwishyurwa Pi coin nk'ifaranga rikoreshwa mu kugura imodoka. Ibi bigaragaza impinduka mu gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga mu bucuruzi. Chubb Motors yerekanye ko Pi coin ishobora gukoreshwa nk'uburyo bwo kwishyura. Ibi bigatanga icyizere mu gukoresha cryptocurrencies mu buryo bwa buri munsi. Hanyuma kandi gukoresha Pi coin mu bikorwa by'imari bigaragara nk'itangiriro cyangwa se nk'intangiriro y'impinduka mu mikorere cyangwa se mu mikorere y'ubukungu, aho ibigo by'imari byatangiye kwakira no kwemera uburyo bushya bwo kwishyura ukoresheje ama cryptocurrency cyane nka Pi coin.
Ikoranabuhanga rero murumva ko ryageze mu nganda z'imodoka. Abahanga bavuga ko iyi gahunda yo kwinjiza Picoin mu mikorere ya Cube Motors ishyira ahagaragara uburyo bushya bwo gukora ubucuruzi mu nganda z'imodoka, kandi iyi miterere ikaba cyangwa se imikorere ikaba ikomeje kwiyongera, nka Tesla nayo ikaba yemera amafaranga y'ikoranabuhanga nka Bitcoin. Ahangaha rero naho twababwiraga ikijyanye na Cube Motors, aho nayo yemera kwishyurwa amafaranga y'ikoranabuhanga ndetse na Picoin cyane cyane irimo. Andi makuru kandi amaze iminsi itari mike agaragaza yuko hakomeje iterambere cyangwa se imikorere myinshi yo guteza imbere Picoin mu rwego rw'ubucuruzi bw'ibibanza, amazu, kuyakodesha n'ibindi. Ni ikigo kibikora cyitwa Zaito Realty Group. Zaito Realty Group ni real estate, ni ikigo gikomeye mu bukode no kugurisha ibibanza n'izo modoka nko nari mbabwiye no kubikodesha mu gihugu cya Amerika cyangwa se cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyatangaje ko cyemeye kwakira Picoin nk'ifaranga rikoreshwa mu gucuruza imitungo yayo. Mu bucuruzi bw'ishoramari Zaito Realty ikoreshwa mu gucuruza imitungo hifashishijwe Picoin, bigakomeza kwerekana ko ikoranabuhanga rigezweho mu mafaranga ryinjira mu nganda z'ubucuruzi. Iki kigo nicyo witwa Zaito J. James, uzwiho cyane mu mafilme, mu gutera inkunga ibikorwa by'amafilme. Uyu James J. Zaito nyine ni umuyobozi wa Zaito Realty, akaba asanzwe azwi mu by'ubucuruzi no gukurikirana imitungo. Ni umwe mu bantu b'ingenzi mu guteza imbere Picoin, akaba yarateye inkunga ikomeye mu guteza imbere uburyo bushya bwo kuyikoresha. Ibi rero bizana impinduka mu itumanaho. Iyi gahunda ifite intego yo kugira uruhare mu gushishikariza abaguzi n'abacuruzi gukoresha Picoin mu buryo bworoshye mu buzima bwa buri munsi. Navuga yuko muri rusange aya makuru tubonye agaragaza uburyo Picoin ikomeje kugenda igira uruhare mu gukurura cyangwa se kuzana amahirwe mashya mu rwego rw'ishoramari, cyane cyane mu bucuruzi bw'ubutaka, amazu, hari bari kuyagura, kuyakodesha, imodoka byose ndetse n'izindi serivisi. Hanyuma rero amakuru tutababwiye kuri ibi bigo bibiri yaba Cube Motors. Cube Motors ni y'Abayapani, ndetse ikaba ari ishami rya Nissan. Muraza gusoma neza amakuru kuri iyi link, tubaha link kugira ngo murebe amakuru twayakuye he, hanyuma namwe mwisomere byimvaho. Ibi ngibi rero tubibabwirira iki? Turabibutsa mbere na mbere yuko ku itariki 14 hakomeje inkubiri yo kwibaza niki Pi Network izashyira hanze. Ecosystem niki bazatangaza, ntabwo tukizi pe, ariko hari ibyo tuba dukeka twibaza, cyane cyane nk'iki ngiki nababwiraga mu kiganiro giheruka, iki cya Stable Pi Core. Iyi Stable Pi Core nababwiye yuko niyo izagira uruhare mu gutangaza, mu kwerekana, mu gushakashaka, mu kugaragaza amakuru ashobora gutuma umubumbe wa Mars uturwaho, ukubakwaho imijyi y'imiturirwa iruta iyo tubona hano ku isi. Iyi kandi izwiho niyo izafasha mu kugaragaza hifashishijwe quantum
Quantum Pi Network izacukumbura n'amakuru yo mu nda y'isi. Ibi ngibi ni fizike. Niba ari fizike, muri pi ho barayapurika. Murabizi ko pi ubundi ni fizike, ni imibare ariko iri na fizike, iri muri mu bugenge. Ibi rero ni ibintu bitangaje muri Pi Network, ni ibintu bagiye kubaka. Ni ukuvuga ngo Pi Network ntago ari ifaranga gusa, ahubwo ni amakuru abyara n'ibikorwa. Amakuru abyara n'ibikorwa. Mubyumve neza iki kintu. Urumva rero ko Pi irahambaye ku rwego tudashobora kuyumva, kugeza ubwo Pi Quantum ari izatuma stable coin Pi iba stable coin. Kuba stable coin ni ukuvuga ngo ni ifaranga rizaba rifite agaciro kadahungabanywa n'icyo ari cyo cyose cyangwa se kadahindagurika, gahamye. Kuba stable no kuba uhamye. Kugira ngo ibyo bishoboke, hari system ituma ibintu biba stable, bihama, biguma hamwe, ntibihindagurike nk'ibi ngibi tujya tubona ku ma cryptocurrencies yose. Ahubwo mbabwira n'ikindi, hari ubwoba bw'uko izi cryptocurrencies zindi zigiye kuba nyarokweto. Pepe zigiye kubitwa hasi na Bitcoin mureba. Ndongera kwibutsa nanone yuko iyo nama izaba ku tariki 14 kugeza kuri 16 izabera muri Canada, muri University of Toronto Entrepreneurship. Hanyuma kandi ikazitabirwa na Dr. Nicolas, bikaba biteganijwe ko azahabwamo ijambo, ari nawe muterankunga w'inama nanone mu bandi benshi nawe arimo. Hanyuma ubu ngubu ku ma exchange, urugero ntuza nka ku ma exchanges nka OKX, nge niyo ufite ubu Pi yazamutse yageze ku gaciro ka 0.95 muzaho ivuye. Andi makuru nabonye akomeye cyane nuko Pi biteganijwe yuko mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ishobora kuzagera mu gaciro k'amadolari 7.94. Ibi nabyo mu byitege, kandi bidatinze rwose muzajya kubona mubone Pi yongeye kuzamuka, igeze kandi irenze ku idolari rimwe. Kurumva niba yageze kuri 0.95, namwe mwumva aho yageze. Ngayo nguko rero. Ubu rero mureke dukomeze dukurikirana amakuru kuri Kamanzi Official. Ntimwibagirwe gukora subscribe nkuko nabibabwiye. Mukomeze muteze imbere iyi channel kugira ngo ikomeze kubashakira amakuru akomeye. Navuga ngo amakuru ari mu bwenge kandi yanditswe n'abahanga. Dore niyo mpamvu mbaha link kugira ngo mubone ibyo mbabwira, mba mfite aho mbikura. Ibi byo kuza nkabibabwira hano gusa ntafite link yaho nabikuye ntabwo ari byo. Ngizo link namwe abasoma icyongereza cyangwa se bashobora guhindura mu gifaransa n'izindi ndimi, muhindure mugire muti. No mu kinyarwanda ushobora gufata ayo makuru ukayashyira muri artificial intelligence app GPT, ikagufasha kugusemurira. Ko akenshi buriya mbasemurira nifashisha ubwo busemuzi, kandi burafasha cyane, butuma tubyumva kurushaho, apana kubisoma mu cyongereza gusa. Namwe rero nahanyu kugira ngo mwirwaneho. Ikintu cya mbere n'amakuru muyamenye, kandi mukomeze mukurikirane icyano 5 kuri 5 tubane mu makuru n'ibiganiro bitandukanye. Naho utaha, ciao ciao.